Ibintu birindwi ugomba guhita uvana mu cyumba cyawe ako kanya kuko bikuzanira ubukene n'amakuba. Mbere yo kwinjira neza muri iyi video, umenye ko nukurikira neza ibigize iyi video uza gusobanukirwa neza impamvu ugomba kwitondera ibyo ushyira mu cyumba cyawe cyangwa se mu cyumba uraramo. Nitwa Mupenzi, mbagira inama mu bijyanye n'imibanire, ubuzima ndetse n'imibereho myiza. Niba rero uri mushya hano, nawe nguhaye ikaze kugira ngo rero utaza gucikwa n'amahirwe yo gukomeza kwiga kugira ngo utere imbere mu buzima bwawe. Ndagusaba gukora subscribe cyangwa se sabone, kandi ujye wibuka ukore n'akazogera kuko mbagezaho video byibuze imwe buri wa gatanu. Mukurikire neza amasomo y'uyu munsi kuko arakugira neza, arakugira akamaro gakomeye cyane. Hari ibintu rero biri mu cyumba cyawe ugomba guhita rwose kumenya kugira ngo ubisohoremo. Niba rero ushaka kugira ubuzima bwiza, guhobera cyangwa se kugera ku iterambere n'amahoro mu buzima bwawe bwa buri gihe, ugomba gukurikira neza iyi video kuko ugiye kumbeza wenda ngo ariko se Mupenzi kuki mu cyumba by'umwihariko, cyangwa se kuki utavuga muri salon, muri toilette, muri stock, mu gikoni, mu corridor n'ahandi. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Mu cyumba ni ahantu umubiri wawe n'ubwonko bwawe biruhukira, byisukurira, yewe byiremera, byihindura bishya, byivugururira kugira ngo bigire ubudahangarwa bukomeye bwisumbuyeho kandi bwa buri gihe, kugira ngo bijye bitangira umunsi wa buri gihe n'imbaraga nyinshi zihagije kugira ngo ubeho neza, utunganirwe mu buzima bwawe. Nyuma rero y'icyumba cyangwa se igice cyo kwivugurura, tujye ku gice noneho kirema. Mu cyumba cyawe niho ubwonko bwawe buzarema ibintu bishya, ibitekerezo bishya, bishaka ibisubizo by'ibibazo twiriwemo, twahuye nabyo. Icyumba rero kigomba rwose kuba kimeze nk'ahera, cyangwa se nko muri paradizo ku bemera paradizo, cyangwa se nk'ahantu ushobora kugera rwose ukaruhuka, nta kintu na kimwe kigutega, ukaruhuka ugasinzira neza, mbese umunaniro wose ugashira burundu. Ariko ikibabaje kubera kwirengagiza ibyo tugiye kwigira hano muri iyi video, cyangwa se ibyo tugiye kwigira muri iyi video uyu munsi, ibyumba byinshi ntibyoroherwa igikorwa cy'isukura kirema. Abasiyantifike bagaragaje ko ibidukikije bigira ingaruka z'aka kanya, ingaruka zihita zikugeraho ako kanya ku turemangingo twacu. Narabisobanuye muri video zanjye aho nababwira ukuntu ishyari ridindiza iterambere ryacu. Ubu rero ngiye gukomeza kubagezaho noneho ibintu Bruce Tipton, umuhanga w'umunyamerika, umuhanga mu bunyamuntu, yavuze ku turemangingo. Yavuze ku turemangingo tugize umubiri wacu. Bruce yaravuze ati ahangaha yavumbuye ukuntu ubwonko bwacu iyo bukora neza busukura umubiri wacu neza, bugafasha uturemangingo twacu gukora neza, bigafasha n'uturemangingo twacu gukura nk'imikaya cyangwa se n'amagufa n'ibindi byose bitandukanye, bitewe n'ahantu turi gusa cyangwa se n'ahantu waraye. Ibyo byose bigira ingaruka. Rero nuryama mu cyumba kirimo ibintu bimwe na bimwe ngiye kukubwira muri iri somo, aho kugira ngo umubiri wawe uruhuke, ureme bishya, uhinduke neza, wivugurure, ndetse umubiri wawe ugere no ku iterambere ryiza, cyangwa se ugire n'umutuzo bihagije mu buzima bwawe. Ibi byose, ibi bikoresho bikuzanira ubukene, kumva utameze neza, kumva ufite uburwayi, buri gihe uhora wumva ufite umuze, buri gihe ukumva umeze nabi, cyangwa se guhora uhunyiza bya hato na hato, ndetse n'ububabare bwa buri gihe, ukumva buri gihe ubyuka ubabaye nk'umutwe, cyangwa se wumva utameze neza. Ibi byose abagendera ku myemerero nk'abasiyantifike cyangwa se abasiyantifike bakomeye bitegereza cyane nature. Kuvuka, gukura, kumenya ubwenge ndetse no gusaza n'urupfu, ibyo byose nubika ibintu bidafite akamaro mu cyumba cyawe,
bizakugiraho ingaruka kandi bizaba bimeze nabi. Uba urema izindi imbaraga aho uryamye kandi zikugirira nabi. Aho ukwiye kwivugururira, kurema, guhanga ibishya, kujya mbere, ugasanga biragenda nabi kuko kugira ngo rero wumve neza ibigize iyi video cyangwa se kugira ngo wumve neza uburyo hazamo izindi mbaraga mu cyumba cyawe bitewe n'ibintu washyizemo, dufatanye noneho dufate nk'urugero rw'amazi. Dufatiye nko ku rugero rw'amazi, iyo ubonye isoko, ukabona amazi meza atemba, ufata y'amazi ava mu isoko ukayanywa, aya mazi ahita atembera mu mubiri wawe, ugahita wumva umerewe neza, akanakuzanira ubuzima cyangwa se akakuzanira imibereho myiza. Ya mazi rero nomemo y'amazi nka yandi wafashe n'ubundi ukayanywa, y'amazi meza wafashe ukayanywa, urongera urayafashe, none yandi wanyweye akakugira ubuzima bwiza, noneho uyafashe ukayashyira nko mu kintu, ukayamaza nk'imyaka ingahe, amezi angahe, aho ngaho atuje, aho ngaho wayasize mu kintu. Ayo mazi noneho nuyanywa azakugiraho ingaruka, azagutera uburwayi cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye mu mubiri wawe. Nyamara ari y'amazi romemo yandi wanyweye akakugirira neza, niyo wafashe uyashyize mu kintu gituje, amazi igihe kinini. Amazi atemba rero asobanura ubuzima, naho amazi atuje adatemba ari aho ngaho gusa yigumiye aho ngaho, uzarebe nk'amazi y'ibizenga, azamo urubobi, akazamo imyanda, udusimba, ntabwo aba ari amazi meza. Ariko amazi atemba, amazi atuje, amazi atemba aba ari amazi meza. Amazi rero atuje cyangwa y'ibizenga ashobora kugutera indwara. Uzabyibuka igihe uzaba uri gutembera nko muri nature, mu ishyamba cyangwa se mu misozi, uzirinde kunywa amazi atuje ari aho ngaho, uzanywa ariya mazi gusa ahubwo ari mu isoko, wirinde kunywa ariya mazi adatemba. Ubu tuzi ko ibintu bimwe na bimwe, tumaze kumenya ko ibintu bimwe na bimwe bibangamira umwuka mwiza mu cyumba cyacu, kandi umwuka mubi ubangamira gusinzira neza, bikakubuza gusinzira neza, kandi udasinzira neza bizatuma urwara indwara zitandukanye, kanseri, yewe n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Kugira ngo rero umwuka mwiza winjire neza mu cyumba cyawe, ni uko ibintu byose bibangamira ubuzima, bituma umwuka mwiza udatembera mu cyumba cyawe, ugomba kubikuramo. Abahanga bavuga ko ikintu kiri hejuru ni kimwe n'ikiri hasi, ikiri mu nzu ni kimwe kandi n'ikiri hanze. Isanzure ni ubwenge, ibyo dutekereza rero biri muri wowe, ibyo utekereza biri muri wowe ni ibyigaragariza hanze yawe. Abantu baravuga ngo akari mu mutima gasesekara ku munwa, akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Niba rero ufite ibintu bishyinguye muri wowe, wananiwe rwose gucukubira nabyo cyangwa se gusohokamo, bihora bigaruka mu ntekerezo zawe, bituma bikudumbanyiriza ibitekerezo byawe, n'ubundi bizakubuza amahirwe, bizakubuza amahoro, bikugutesha umutwe, bikubuza amahirwe igihe cyose, bikubuza amahirwe yo kumererwa neza, bikubuza imitekerereze myiza yawe. Bizatuma rero utagera ku iterambere, utagera ku buzima bwiza wagombaga kuba ufite. Niba rero ibyo ngusobanuriye ubyumvise neza, nibyo bigiye kukwinjiza neza noneho gusobanukirwa n'ibintu ugomba gukura mu cyumba cyawe. Niba rero wumviye introduction igusobanurira neza, nabyo ubinyandikire muri comment, umbwire neza niba ubona kuko ibi bigiye kukwinjiza neza mu isomo tugiye gutangira uyu mwanya. Turebere hamwe noneho ibyo bintu birindwi utagomba gushyira mu cyumba cyawe, kandi kuko bikubuza ubukire, iterambere, bikagutuma utanagira ubuzima bwiza, utanamera neza muri wowe, kandi bikazakugeza mu kaga gakomeye mu buzima bwawe. Ndagusobanurira rero, ndetse ndakwibutsa gufata ikaramu. Niba utarafata ikaramu, yifate kugira ngo wandike, utangire nawe uzashyira mu bikorwa ibyo wamaze kwigira muri iri somo.
Ndizera rero ko ikaramu wayifashe n'urupapuro tugiye gutangira. Wibuke ihame ry'ingenzi. Niba ushaka kugira ahazaza heza cyangwa se ahazaza hashya, ahahise hawe ugomba kuhibagirwa, ugomba kuhasiga inyuma. Ibyahise byawe ugomba kubyibagirwa burundu, ukabisiga inyuma. Twagiye. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukura mu cyumba cyawe aka kanya ni imyenda. Imyenda yandika umubiri wawe, imyenda iragufubika, imyenda irakuranga, imyenda mbese itanga mesaje kuri wowe, ariko ituma ugenda, ituma kuko ntiwagenda wambaye ubusa, bivuze ngo ni ngombwa kwambara imyenda ifite isuku kandi imyenda idacikaguritse. Imyenda rero ifite umwanda, imyenda cyangwa se icitse, ihesha isura mbi ahantu hose unyuze, iguhesha isura mbi ahantu hose unyuze. Imyenda rero yacitse, idafuze cyangwa se itanagikoreshwa, ikiri mu cyumba cyawe, yifata umwanya w'ubusa, yifata umwanya utari ngombwa, igatuma umwuka mwiza udatembera mu cyumba cyawe, igahagarika rero itembera ryiza ry'umwuka mwiza ugomba guhumeka mu cyumba cyawe, igatuma yica imbaraga z'umwuka mwiza wagombaga kwinjira mu cyumba cyawe. Ni ikintu cya mbere rero ugomba guhita ukura mu cyumba cyawe. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ko ugomba kubika imyenda yawe neza ifite isuku, ukayibika ifite isuku, kandi ukabika imyenda ukoresha itari ya myenda yashwanyaguritse iri aho ngaho, atari ya myenda utagikoresha. Ugomba rero gukuramo nk'imyenda nk'ingofero, amashati, amasakoshi, ibyo byose utagikoresha ugomba kubikuramo ukabishyira ahandi, ukabitanga cyangwa se ukabigurisha, cyangwa se ukabitwika niba bitakifite ireme. Niba rero ukoze isuku ahagaragara, ugomba no gukora isuku n'ahatagaragara. Imyenda rero mibi, imyenda y'imbere, ibikoresho dutoya nk'amasogisi cyangwa se amakariso, amaherena, ibintu byose biriya byose wumva utagikoresha, ubona bitagikora, bitagifite akamaro mu cyumba cyawe, bikuremo. Ibyo byose utagikoresha bikuremo, kuko ubishyira mu cyumba cyawe bikakubuza umwuka mwiza, bikabuza umwuka mwiza gutembera mu cyumba cyawe, ubikuremo ubishyira ahandi hantu, kuko bituma icyumba cyawe cyuzuramo izindi mbaraga zitari nziza, nk'imbaraga nka stress n'ibindi bitari byiza kuri wowe. Ikintu cya kabiri ugomba gukura mu cyumba cyawe, inkweto. Inkweto ni ingenzi cyane, zidufasha kugenda neza ku butaka, ndetse zikadufasha rero no kwirinda umwanda, kwirinda ibindi byose byatwinjira mu kirenge. Ariko inkweto zacitse, inkweto zimeze nabi, zisa nabi, ibyo bintu byose niba utakibizikoresha, ugomba guhita uzikura mu cyumba cyawe, ugomba kuzikiza. Zibangamira umwuka mwiza winjira mu cyumba cyawe, zibangamira ubuzima mu cyumba cyawe. Kimwe n'inkweto nzima wenda utakizikoresha, wizirunda mu cyumba cyawe, cyangwa se ngo uzigumisha aho ngaho, kuko ziraza zigafata umwanya w'ubusa mu cyumba cyawe, kandi zikabuza umwuka gutembera neza. Ibi rero ntugomba kubishyira mu cyumba cyawe, kuko yaba inkweto cyangwa n'ibindi byose bitagikoresha, bivana mu cyumba cyawe, kugira ngo hazemo umwuka mwiza, kugira ngo hinjiremo ubuzima. Ntibibagirwe kandi ko niba tuvuge niba waraguzemo inkweto, hari igihe ugura nk'inkweto ukaza mu kabogisi kazo, ukazikuramo ukazambara ka kabogisi ukakabika mu cyumba, ugasanga waraturundanyije, wagiye uturundanya nka hejuru ya placard, cyangwa se hejuru ya garde-robe, cyangwa se hejuru ya boîte de nuit, ya table de nuit, ugasanga byose wabirundanyije mu cyumba cyawe, kandi bitari ngombwa mu by'ukuri. Usanga bidafitemo akamaro, ahubwo bifata umwanya w'ubusa, cyangwa se bikabuza n'ubuzima cyangwa se umwuka mwiza kuzenguruka mu nzu. Ugasanga byuzuyeho ivumbi, bimaze imyaka n'imyaka bitagikoreshwa, byuzuye aho mu cyumba gusa. Hita rero byikiza, ubivane mu cyumba cyawe, kugira ngo hinjiremo ubuzima, hinjiremo umwuka mwiza. Ikintu cya gatatu, ibintu biri hejuru cyangwa se mu tubati biri mu cyumba cyawe. Aha ndavuga wenda nk'ibintu biri kuri tiruwari z'igitanda, tiruwari z'utubati, hejuru yo ku matable de nuit, cyangwa se hejuru ya tiruwari z'igitanda, hejuru ya tiruwari, ugasanga byuzuye aho ngaho, byuzuye, ukagira ngo wabifashe nka puberi. Usanga
twa tubati baradufashe nka pubere, bigenzure neza urasanga bifata hariho ibintu bimaze nk'imyaka myinshi bidakoreshwa, impapuro, fagitire, ibinyamakuru bitagisomwa, ugasanga nk'ibinyamakuru byo muri za 75 cyangwa se ibinyamakuru byo muri za 80 na kangahe, ugasanga utakibisoma kandi biri aho ngaho, amafoto, utwandiko wagiye wandikirana na ba ex bawe, ugasanga byose byuzuye aho ngaho hejuru ya tiruwari z'akabati cyangwa se muri tiruwari z'igitanda. Ibyo rero ugomba gukora isuku, ukabivanamo, ugasigamo ibyiza, cyangwa se ukabirundanya neza, ukabipanga neza, ukabivana hejuru y'amatiruwari, ukabivana hejuru za table de nuit, ukabibika neza muri tiruwari, ibyo ukeneye, ibyo udakeneye ukabivanamo, ukabitwika cyangwa se ukabijugunya, ugasanga ukoze ordre nziza mu cyumba cyawe. Nuryama rero iruhande rw'umwanda, mushware, karandiriye, sandire zuzuyemo ivumbi ry'itabi cyangwa se ubuce bw'ubupapuro wagiye ushyiraho. Nuryama rero iruhande rw'ibya kera, ibya kera bizisubiramo, usange n'ubundi nusinziriye neza, nutekereje neza. Ikintu cya kane rero, ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se kandi biri connecte. Kwikikiza ibikoresho by'ikoranabuhanga nka ordinateur, machine runaka, bisobanura ibyo twita uyu munsi umwanda, ibyuka byangiza. Kugira rero ibikoresho mu cyumba nka televiziyo, jeu de video, telefone zigendanwa, bituma n'ibindi byinshi bitandukanye, bituma dukoresha cyane ekara, ugasanga ndetse rimwe na rimwe turasinziriye, ugasanga tubikoresha n'amasaha atari ngombwa, ugasanga yewe ni amasaha twiboneye, ugasanga rimwe na rimwe twasinziriye, byo bisigara bicanye, ugasanga za ekara zirasigara zaka, twebwe twasinziriye. Ibi bituma bitwicira umwuka mwiza, bishobora kuzana urumuri rutari rwiza mu cyumba, mbese urumuri rudafasha guhumeka neza mu cyumba. Icyumba cyawe ntabwo ari akabyiniro, ntabwo ari inzu y'akabyiniro, ntabwo ari niho mu kabyiniro niho usanga hari urumuri rutandukanye. Ugomba rwose kwirinda ibyo byose, izo ekara z'ikoranabuhanga ziri aho ngaho bishobora kwangiza ibitotsi byawe. Turabizi neza yuko iyo ugiye kuryama wenda umaze gukora nko kuri telefone, mashine n'ibiki, nigeze kubabwira muri video, ntabwo bituma usinzira neza. Ushobora rwose no kuryama ukanigeza mu gitondo utarasinzira. Ibyo byose nabibabwiye muri video zanjye. Urumuri rero rubi rushobora kwica imikorere myiza y'umubiri wacu cyangwa se n'ubwonko bwacu. Kakaza umubiri wacu cyangwa se ubwonko bwacu bukora nijoro, ugasanga karangiritse rwose neza. Ugomba rero kwita ku bintu byose ushyira mu cyumba cyawe kugira ngo isukura kakazi kawe ubwonko bwawe bukora, kakazi k'ubwonko bwawe bukora nijoro, ugashobora kubukora neza. Ibi byose iyo utabyitayeho utuma ubyuka mu gitondo wumva utameze neza, wumva utari en forme, bigatuma wumva buri gihe ufite umunaniro mwinshi cyane mu gitondo, ugasanga urahora buri gihe wihoshye za kafe ziri fort, kafe zikomeye cyane, cyangwa se ukanywa icyayi gikaze cyane, kugira ngo ndetse n'ibindi binyobwa byinshi bitera imbaraga, kugira ngo wumve ufite imbaraga, kandi bishobora kugutera indwara, ubundi burwayi mu gihe kizaza. Umunaniro uhora ukuriho buri gihe, ugasanga urahunyiza bya hato na hato, stress bishobora no kwangiza ubuzima bwawe rwose, ubuzima bwawe ukabugeza ku ndunduro. Ni ngombwa rero uhita ukuramo ibintu byose bitari ngombwa mu cyumba cyawe, uhita ubikuramo rwose kugira ngo ubuzima bwawe bushyire mu buryo bwiza, uhumeka umwuka mwiza buri gihe mu cyumba. Ikintu cya gatanu, ibikoresho byo kuryamira, imisego, matera, ibyo gusasa, amashuka, ibiringiti, ibintu byose bitandukanye, za couvre byose na za couvre byose ubihindure, za couvre uzihindure, uzisukure, ubigire neza, ibicikaguritse ubivaneho,
ibintu byose by'ingenzi uba ari byo ukomisha mu cyumba cyawe, kandi ukomeze utoranyemo urebemo ibifite akamaro, ibyacitse ubivanemo ubijugunye, ubitwike cyangwa se ubishyire n'ahandi hantu, matera zicitse uzivanemo, imisego yacitse, ibintu byose bikuremo, byose bituma utaryama neza ubikuremo, bisohoremo, ushyiremo ibindi byiza, kuko ushakisha uburyo bwose bwatuma uryama neza. Niba ari kuvureri uzishyire hariya ari nziza, umenye ahantu zibika zitajagaraye aho ngaho, imisego byose biri aho ngaho, byose kugira ngo ugire ibitotsi byiza. Kugira ngo ugire ibitotsi byiza biterwa n'aho uryamye. Kuramo izo matora zishaje, za kuvureri zacitse, ibintu byose, imisego ituma utaruhuka neza, byose ubivana mu cyumba cyawe, ushyiremo ibishyashya kugira ngo ushobore kuryama neza, uhumeke neza, umwuka mwiza winjire mu cyumba cyawe. Ubwonko iyo babona icyumba kitunganye, kimeze neza, kiri en ordre, gifite amabara meza yoroshye kandi amabara yijimye, bituma uhumeka neza, ubwonko buhita wihuza n'amahoro, umutuzo, bugatangira noneho bugakora akazi kabwo neza mu ijoro, gusukura umubiri ndetse no gukora neza mu ijoro ryose. Bituma byose rwose ubyuka neza, umeze neza, uri en forme, ufite umutuzo, ufite umunezero, ufite n'ibitekerezo byiza. Rero ugomba kwita kuko uryama cyangwa se kuho uryama mbere ya byose, kugira ngo utazajya ugira stress, ugira ibibazo mu buzima bwawe, bituma ubyuka umeze nabi. Ikintu cyose gishobora kugutuma uryama bitameze neza, ugomba kubikuramo. Amabara, ukita ku mabara yawe mu cyumba cyawe, amabara adakubuza guhumeka neza, amabara adapika mu maso yawe igihe ugiye kuryama. Ndiza rero ku bintu byose bimwe umaze kubimenya. Ikintu cya gatandatu ugomba guhita ukura mu cyumba cyawe uyu mwanya, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kugira ngo ugire umutuzo, ubyuke umeze neza, kugira ngo uzagire ubuzima burambye. Imitako iri mu cyumba cyawe, ibyo amaso abona, bigeze kubikubwira mbere, ibyo amaso abona ugiye kuryama bijya mu bwonko bwacu, kandi amashusho ubwonko bwawe bwabonye mbere yo kuryama agira ingaruka zikomeye ku bwiza bw'ibitotsi byawe. Ugomba rero guhitamo amabara meza, amabara washyira mu cyumba cyawe, amabara yoroshye kandi amabara yijimye, atuma ubwonko bwawe rwose buhumeka neza. Ugomba kwirinda amarangi pika, papier courant, papier peint, ziriya mpapuro ziba zifite ziriya mpapuro dushyira dutaka. Ugomba kugira papier peint zifite amabara meza, atari amabara ajagaraye, acucitse, ameze nabi. Amatapi byose bigomba kuba bifite amabara meza yoroshye kandi amabara yijimye, afasha kuzagira ibitotsi byiza, kujya uhumeka neza, ugira n'umutuzo, ubwonko bwacu bukore neza akazi kabwo k'ijoro ko gusukura no guhindura umubiri bishyashya, uzabyuka ufite imbaraga, uri en forme. Ikintu cya karindwi, ibindi bintu ntigishije muri iri somo ariko ugomba kwitondera, nk'ibimera, kwa kundi dushyira indabo mu cyumba cyacu, ugasanga twateruwe nk'ikimera twagishyize mu cyumba cyacu. Yego, hari indabo usanga tuvuga tuti hari indabo ziba mu nzu zitagombera kuba ziri ku zuba cyangwa se ziri he. Ugomba rero kwitondera ibimera dushyira mu cyumba cyawe, inyamaswa nk'ipusi, imbwa, ibyo byose ugomba kubyitondera, kuko bishobora kubuza umwuka mwiza kujya mu cyumba cyawe. Ugomba rero no kumenya ikigero cy'ubushyuhe cyangwa se ubukonje mu cyumba cyawe. Ibyo byose nubyitaho, uzagira ubuzima bwiza, uzagira ibitotsi byiza, ari nabyo bikujyana mu iterambere, kuko ufite imbaraga za buri munsi, bigatuma uhora uri en forme. Ibyo byose bizatuma ugera ku buzima bwiza wifuza. Icyumba rero gifatanye cyane n'imibereho myiza y'ubwonko bwacu. Ni ngombwa rero ko iki cyumba kigomba kuba gifite isuku, gifite ordre, cyangwa se gitunganyije neza, kitajagaraye. Ukirinda icyumba kidatunganye, icyumba kiri desordonné, icyumba kirimo amabara mabi, icyumba
aho usanga impapuro zitandukanye mu cyumba, impande zose z'icyumba ugasanga imyenda imanitse aha ngaha, impande zose hamanitse imyenda, ku ntebe harunze imyenda, ya ntebe muba mufite mu cyumba cyangwa se intebe muba mufite mu cyumba ugasanga mwazirunzeho intebe, mwazirunzeho imisego, mwazirunzeho za kuvureri, ugasanga ibintu byose bijagaraye aho ngaho, amayesume, sandaye aho ngaho. Mbese icyumba iyo kijagaraye n'ubwonko bwawe uhita wumva bujagaraye, ubwonko bwawe usanga bwarananiwe, utagira ibitotsi byiza, utagira iki. Icyumba cyawe rero iyo ubwonko bwawe ubona gitunganyije neza, gifite amabara meza, amabara yoroshye kandi atijimye, amabara yijimye, bibihuza n'amahoro, umutuzo, umunezero, ubuzima, tugatangira noneho gukora neza akazi kabo k'ijoro ko gusukura, kurema bishya, ugake rwose ufite imbaraga, ufite umutuzo, uri en forme. Ijambo rero risoza iri somo ry'uyu munsi, ibintu ugomba ijambo risoza iri somo ry'uyu munsi, aho kutuvuga ibintu ugomba gukura mu cyumba cyawe, ibintu ugomba guhita ukura mu cyumba cyawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kugira ngo uvanemo akajagari n'ibintu byose bituma ubwonko bwawe budakora neza akazi kabwo k'ijoro, budatuma umubiri wawe ukora neza, kuko ubwonko bwawe nibudakora neza uzasanga buhoro buhoro buvanyemo uburwayi, ubukene n'indunduro y'ubuzima bwawe. Niba rero iri somo rigufashije, nyandikira muri comment ko wabonye iri somo, ibyo byagufashijeho, ibyo uhise ubona ugomba guhita uvana mu cyumba cyawe, ibyo wabonaga ushyira mu cyumba cyawe ubona bitari ikibazo rwose kandi utazi ko bigomba kukubuza ibitotsi, ubyibuke ubyandike muri comment, bitwandikire muri comment kugira ngo abakunzi bacu babisome. Rero ndizera ko ibintu byose, ndagusaba ngo iyi video uyohereze abantu benshi cyane, uduhe like niba uyikunze, kandi utwandikire utubwire uko ibyo ushaka ko tuzakuganiraho mu kindi gihe kizaza. Ndizera ko yagushimishije iyi video, ibyo ugomba guhita ukura mu cyumba cyawe urabibonye, umaze kubimenya. Ndizera ko uhita ubikuramo n'ibyo utatekerezaga ko byakugirira nabi mu cyumba cyawe, ndizera ko wabimenye nabyo ugiye guhita ubikuramo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugere ku iterambere wifuza. Kugera ku iterambere uhereye kuri ibyo ni uko nyine uba ufite ubuzima bwiza, wahumetse neza umwuka mwiza, ubwonko bwawe bwakoze neza nijoro, buri gitondo ubyuka uri en forme, ugomba kujya ku kazi kawe neza wumva uri en forme. Ryaharara mpenzi nk'ibisanzwe, kurikira inzozi zawe, inzira niyi, bye.